Ikirere cyabaye neza ntuze kugira ngo hari indi mpamvu ntabwo byikoze ayo mashya ari hehe umugiro umuzabuki wa mushubaci uwo muriro afite ni igipimo cy'urukundo cyazamutse cyane. Nibyo akomanda igisubizo cyanga nubona nk'umukobwa w'umunyamasengesho abari nka Mawombe Esiteri wagiye guhakirwa abantu ibwami, umuhungu wacu narahita akira burundu, ntazongera no nta na gato yazongera kuba mubyeyi. Gospel today, the gospel message through the world.
hari buze kugera abashyitsi baza batugenderera, amarembo twayuguruye, imigisha y'Imana ibane nawe, ko mutabyakiriye ngo amen. Imigisha y'Imana ibane nawe. Hanyuma rero ngewe uri imbere yanyu nitwa MC Mande zose muri Baviator, uturuka mu itorero rya Gasyata Paruwasi Gasave. Ngewe uri ku ruhembe rwo kwakira abashyitsi mwami, ababyeyi bambaye neza, bafite ibiseke, turabishimiye. Ndagira ngo duhuze ibiganza dukomere amashyi Imana yacu kuko abashyitsi bacu bageze hano, turabishimiye. Mwanya mwiza, Toro Kiza, tugushimiye ibyiza wakoze, isi yose itambutse kuva ubwo butangiye kugeza tugeze ahangaha kuri iyi sale. Ushimye ko hakorerwamo imisango yo gusaba. Tugushimiye rero ko twebwe abasangwa uko twasengeye abashyitsi kugira ngo bazagere hano amahoro, none Mwami Imana uko twabishimiye bakigera aha, kandi tugushimiye ko wabarinze Mana ukabashikira amahoro. Turagusaba kugira ngo uyu munsi wa none kubw'ubukwe uruhuke ubane natwe muri izi gahunda zose, duhe ikirere cyiza, fashe Rusi, fashe Mwami Imana ku ruhande rw'umuhungu n'umukobwa, abaganira ikiganiro kijyanye n'umuhango w'ubukwe, kugira ngo umwuka yarabane natwe. Mwami Yesu Kristo, kandi icyo dusaba ubukwe bwacu uguma kububwira, tugire neza dushyigikire, kandi ibintu byose bikore kandi biyoborwe nawe, ari ibinyobwa, ari ibiribwa, byose turabisengera kugira ngo ube umugisha Mwami Imana. Urakoze rero Data ko udufasha kandi ukomeza kutugirira neza, icyubahiro kibe cye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tubuze ibiganza dushimira abashyitsi bageze mu rugo rwacu. Bashyitsi bahire, bashyitsi beza, turabishimiye, ugubwe neza, mucakabogi unezerewe natwe. Dusanze turi hano mu birori by'umuryango, cyane ko iwacu tubona twishimye, tubona dutaramye. Ijambo ry'Imana ribivuga ngo Uwiteka dukora ibikomeye, kandi turishimye. Ntabwo naje tutabizi, naje tubizi. Ntabwo turi buvuge nk'aba bandi ngo bahaye abashyitsi ngo banyuze hano bari kumva ntitwabamenye. Turabazi kuko nitwe twabatumiye kugira ngo muze dufatanye kunezerana muri iki gitaramo. Nasita uraho? Amahoro. Yesu ashimwe. Mwagize neza n'imfura mwagendanye, mwaje muri imfura kandi musanze imfura, uko nari maze kubivuga. Mwaje tubizi kuko twabahaye ubutumire bwacu, ubutumire bw'umuryango, kugira ngo muzaze tunezerane muri iki gitaramo cy'umuryango, dufatanye kukizihiza. Burya iyo byiswe igitaramo bikitwa ibirori, haba hakenewemo inshuti, umuryango, abavandimwe, kugira ngo ibyishimo birusheho kuba byuzuye kandi bishyitse. Mwagize neza rero kuba mwaje. Natwe turabashimiye. Wanyemerera se ko duherukana mu minsi itambutse, ukagera hafi ntabwo ukora mu byano, Ariko byibiteza. uraho neza? Yesu ashimwe. Aha ni nk'umuryango wateguye, tuzajya duhurira tugahoberanira, kuko muze kugira ngo ni umworero urimo, ntawe urimo, ahubwo no mu kibuga cy'umupira hajya habamo ahantu bita kwa kundi. Ndahishimiye kanoze ntinya kuhatinda, cyane ko buriya wahatwikiriye hose iyo bakandagiye kuhagenda witonze, ariko ibyiringiro rifite ni uko hari hatwikiriye ariko ari iby'ubujuru. Ni wowe hateguriwe nanjye, yego, kugira ngo tujye tuhahurira, tuhaganirire, tuhakore n'umujyano, hanyuma ndetse tuhaguhere n'ikaze.
noneho hose haragendwa, hose haragendwa, ni iwanyu ni iwacu. Ndagira ngo sabe abakobwa bacu, bana bacu bashinzwe kudufasha kwakira abashyitsi ba Nyampinga b'iwacu, niba bari hafi, ndabizi ko badatewa, baze kunyegera nze kwakira Anastase. Anastase, hose aho turashima Imana kandi nabonye igihugu cyose kimetse, ubutaka burahehereye, iwacu n'ukomeze, nzi ko imvura twayibonye twegera, ariko mwese namwe ndabona mwarayibonye. Turashima Imana rero kandi turishimira ko tugeze imbere yanyu. Imana nishimiwe, natwe nuko twajyaga tubitekereza, tubibwiraga ko kubera uburyo Imana igenda idutetesha ikaduha umugisha mu buryo budasanzwe, twari tuzi ko ari twe twenyine akavura kari kugeraho, ntabwo twari tuzi ko n'iwanyu ihari, ariko kumbe burya namwe mwahawe umugisha. Yarahageze ndetse ku mugoroba twasenze dusaba Imana ngo idufashe tuze kugera mu muryango wawe, itabaye ngombwa kwitunyagira. Nta basare mugira se? Turabafite, ariko buri byiza ni ukuza cyangwa bazi kugashya mu gihe cy'imvura. Baramenya bagera ku berekeza, ariko ibyiza ni uko tukugeraho tukubwira ngo twagashyije, hanyuma ngo dukubitana n'umuhengeri witwa intama. Ibyo byose ntabwo byabaye, rero twaje neza kandi Imana yadushyigikiye iminsi musabwa. Turimo abatambyi mu muryango, ku mugoroba natwe twabibonye ko ikirere kirimo kugenda gihinduka kandi twahinduka nabi, kuko byose ni umugisha, ariko twabwiye abatambyi Bernard turamubwira tuti rambura ukuboko, ko mu biganza by'abatambyi harimo ubushobozi. Turamubwira tuti rambura ukuboko ku kiganza ku kirere, hanyuma ikirere kirushaho gutanga umucyo mwiza, kugira ngo Anastase n'imfura bari kumwe baze kuza ari amahoro. Imana rero yabyumvise, buriya babonye ikirere cyabaye neza, ntuze kugira ngo hari indi mpamvu, ntabwo byikoze. Ayo mashyi ari hehe? Ntimugire ubwoba, ni ukwiyitsa gake. Oya ntiwikange, ni urukoma bakuragaho, kandi ubu ni ubuki twagurishe. Ubuki inzuki z'iwacu zijya kubova, baza kugira ngo wenda n'ubuki bwo mu ishyamba ry'ijari, aya tugira imisanga hariya muri Nyungwe, bwita ubuki bwo mu gicu, kandi ntabwo tuba umuntu ubonetse wese, umushyitsi w'imena nkawe. Ntabwo nirirwa mvuga ngo sakwe, kuko ndabizi ko uzi gusoma. Nabahaye amashyi. Murakoze cyane. Akabagi mbese namwe n'imfura azanye, hanyuma tuza kumva hari kubanda bose, amarembo arakinguye, ntabwo twaguha ikaze mu muryango, ururemo ijambo urarahorana mu muryango. Icyari gikenewe ni ukubona umwanya nawo wateguwe, hanyuma nk'uko nabikubwiye nabigusangije turi mu gitaramo cy'umuryango, aho tuba twishimira ibyiza Uwiteka yakoze iwacu. Imana yatanze imvura, imirimo irera,
bagiye mu bana bariga baratsinda, hanyuma bitanga n'ubukure mu bana. Iyo dusengera abana turavuga ngo bakure, ndetse n'iyo bavuka turabatura tukavuga ngo bakure bajye ejuru, bitanga n'ubukure mu bana. Ibyo nabyo ni umunsi mukuru tujya twishimira iyo Imana yatanze ubukure mu bana. Umuryango wacu tujya dutegura bene uwo munsi. Se n'iwanyu uwo munsi urahaba? Murakoze cyane. Aho rero munezerwe, bibaguherekeze, dutereke iyo nanga imbere. Hanyuma reka sabe abahereza b'iwacu, murabizi neza ko tubizi. murakoze. Kandi urugo rwa Visenti kera mu giturage, urugo ruyumbayumba, baravamba hari ahantu basaba umunyu. Urugo rwa Visenti ntabwo rusaba umunyu, ntabwo ruyumbayumba, ahubwo reka nsabe Viateri arekure kirekire, hanyuma izo mfura mwagendanye. Yego, murakoze, turabashimiye. Mugiye kwirirwa kandi nanone Mwiriwe neza. Intore mwagendanye se ziguwe neza? Ndabona zatangiye kugira gutya. Ariko bategeka n'ibimenyetso by'amabwiriza. Nanjye bishimiye. Bose ndabona ko bagize. Ko bagize. Murakoze cyane. Burya ngo mu bintu byatumye mu itorero rya mbere batoranya abadiyakoni, kwari kugira ngo n'abanyantege nkeya n'abadafite imbaraga nyinshi ngo bataza gucikwa ku igerero ry'umunsi. Hano rero iwacu ntabwo tubona ubutoni, umuntu wese n'inkundi, aba umunyembaraga, aba umunyantege nke, umuntu wese n'inkundi ahabwa agaciro mu muryango wacu. Ariko kandi n'abahereza baba bafite, barakomeza bagenda bagera ku muntu wese bamwitaho nk'uko bikwiriye abaza mu muryango wacu. Hanyuma rero muza kumva igihe kigeze cyo kuba wadutaramira, ukagira icyo dusangiza muri iki gitaramo cy'umuryango. Ariko kandi dukeneye no kumenya n'amakuru y'iwanyu. Nayo dukeneye kumenya iwanyu mumeze mute, ese inka ziracyashoka hahandi kuri Byabuga, hamwe imperuka cya gihe z'inzuri zarimutse. Dukeneye kumenya, burya urabizi nyine abatunzi, mbere yuko tuganira n'ibindi tubanza no kuganira no ku nka, yuko kuba tugeze aha ngaha twagiriwe n'amata. Niyo mpamvu rero mu gitaramo nk'iki ngiki tutajya twirengagiza kuvuga inka, kandi iyo tumaze gushimira Imana tugashimira n'abantu, inka ku isonga. Murakoze. Impamvu ubonye naje kubakebuka, igihe umuntu akora urugendo akagenda, kubera ko Imana yaduhaye igihugu cyiza gifite umutekano n'amahoro. Hanyuma hari igihe ujya ugenda, abantu bakubona ugenda nabo bakagukurikira. Nari nikanze, ariko nanone sinabitindaho cyane, kubera ko muri cya gitabo twemera twese Imana yahamagaye Aburahamu ngo n'uwitwa Loti aramukurikira.
ubwo rero ntabwo twabitindaho cyane tiwemenye tutagendanye ahubwo ubaye mwazanye na Loti rero ahubwo hari abagabo twahuriye hariya hirya Sainte Famille menye bari bazi ko ufite abashyitsi hanyuma rero nabo ndizera yuko kuvumba ni umuco mwiza w'abirabura ikibi burya ni ukuvumbaguza ariko kandi umuryango wawe mbona no gutakwigutumira wowe bari muri abo mwicaranye oya niyo mpamvu nabanje kuraranganya amaso mushumba n'umuzuguze umubyeyi mushumba nkuru nziza Damascene abo twagendanye mwese ibyo mufite mube mubikitse hanyuma mube mugeje ikiganza cy'iburyo nk'uko umuryango wadutumye hanyuma mugejuru mwese intore yose uzi ko yarobanuwe uyu munsi igejuru hanyuma umubyeyi mwiza abo ureba mu ruhanga n'abo unanuhanika kandi abandi ukababona n'amajosi atarasumba ibihozo n'unigi abo bose nabo umuryango wa Mboneko François wadutumanye ngo tuze turi kumwe nk'umuryango hanyuma abandi ngo tukuramutse ndagira ngo murambure ikiganza cy'iburyo cy'amahoro hanyuma muramutse umushumba w'Inziza iyo ntashyo umuryango urayakiriye aba bose twaturukanye hari iburasirazuba bwa Gishanga umudugudu n'uwo mu Bwiza hanyuma nk'uko mwabivuze tukaba tuje mu muryango muhamagarwa mushumba ariko tukaba tuje duturutse mu muryango w'umusaza Habagatsi akaba mwene Tuyizere kandi nanone Tuyizere akaba yarabyaye Mboneko François uyu munsi Mboneko François tumusuhuza mu izina ry'imfura ye yitwa Nizeyimana Supiriye uwo muryango naho nibyo bisekuru uyu munsi si uko tudafite byinshi tugira ibisekuru bigeze muri 24 ariko mubwiye ibisekuru bituye hariya mu karere ka Kayonza uyu muryango rero waduhaye ubutumwa bw'umuryango umugare wa Mungu wanjye Emmanuel ambe hafi zane n'umushiki we ngo Mboneko François wantumye ngo urakuramutse kandi nabaramukije mu izina ryanjye bwite Nsanzimana Anastase umunyentwari Viseni wa Nyandwi wa Nyampamo wa Bigwi na Nyinzigabo ariko ubu tukuramukije mu izina ry'umuryango tukuzaniye intashyo kuko tuzi ko muri no mu birori natwe rero ntabwo twabatwerereye ahubwo turabatuye ushaka umusore w'umutura kubyeyi bwiza iki kibindi nicyo bampaye ubwire yuko nabo bagutuye ubuki kuko muri mu birori kandi arabwira ngo baramutse kubyeyi bwiza kandi nongere ndamutse n'umuryango wose mugende wisubirire mu byimba ariko bw'umuryango wa Mboneko François umubyeyi mwiza numvise ko muri mu birori byo gushimira Imana ariko nanjye mfite igitekerezo natanga mu miryango nk'uko imiryango yose isanzwe ari inshuti kandi ikabibana ariko by'umwihariko nkaba nahageze numva nguwe neza mpagusanze nanezerewe kuko mu buzima bwanjye iminsi yose nabayeho
nta kintu nigeze nifuza ndi kumwe n'umushumba wantanze gukandakira imbere ngo nkibure. yanezerwa nanjye nicyo nkwifuriza. Yego, muranifuza kunezerwa. murakoze, ndabashimiye. Ubutumwa bwa mbere bwabanzaga bwari ubwo, nihaza kuboneka umwanya mukabona natwe mwaduha ku mwanya twaza kubaha n'ubundi butumwa bwihariye badutumanye n'iriya sibo yose. Umuryango mugari munshimire uyu muryango yuko bakiriye ubutumwa bwacu bwa mbere. Murakoze. Understand? Karame karame. W'abanyarwanda. Yego. Kandi n'uburyo bwiza. Ikosa ryaba ari ryo gufashwa, ariko gutwerera byo ni umuco mwiza. Yego. Kuko dufite amaboko turikwije, Imana yaduhaye umugisha, ariko intwererano yo turayakira kandi yageze mu zindi. Murakoze, turabashimiye. Ikibazo gusa nagize gitoya ni nka tubiri, niba dukomeye niba tudakomeye ntabwo mbizi. Icyambere ko nabonye wazanye abakobwa mu gitaramo, mbonye uza wikoreje umukobwa mu gitaramo. Si abakobwa iwanyu bajya baza mu gitaramo? Cyo ni kimwe, ukanabikoreza. Cya kabiri, wampaye ubutumwa uwo muryango waguhaye, bashobora kuba bagutumye batakwizeye. Abantu baguhaye ubutumwa barangiza mu bakanakwesikotinga, bashobora kuba batagufitiye icyizere cy'uko ushobora kubutanga neza. Yego. Kuyo baza kuba bagufitiye icyizere ntimwari kwirirwa muzana, bari kuza wenyine ukatuzanira ubutumwa bw'umuryango. Yego. None ko aho duherukanira, ko duherukana uri imfura, uri inyangamugayo, abantu bakugirira icyizere, waje guhinduka ute ku buryo barinda kuguteraho amaboko? Ntabwo ari icyo ngicyo, nubwo yabivuga yavuga ibyo twasezeranye, kandi iwacu turi imfura, tuzakomeza kuba imfura. Muri za ndimi z'amahanga hari ibyo bita briefing, noneho buri wese wabanje kumuburifinga aravuga ati ntuze kumvamo. Cyane cyane rwose. Iyo tugiye iwacu gutegura umushinga, dushyiraho ikibanza, tugashyiraho n'icyitonderwa. Cyitonderwa rero kiriho uyu munsi, nsabwe kubungabunga isibo yose bampaye. Niyo mpamvu ubona ndeba iburyo nkagaruka nkareba n'ibumoso. Hanyuma rero impamvu nazanye n'abanyesikotinze, nta mutware ugenda wenyine mu muryango iwacu, ndi umutware, ahubwo buri esikoti zabaye mu byiciro byinshi. Hari n'izindi zasigaye mu isibo y'aho twanyuze, kugira ngo zize kubwira abaturanyi bacu yuko twatashye ibirori byawe. Yego. Hanyuma impamvu wabonye rero umwikorezi wanjye yazanye na mushiki we, iwacu turi ku ihame ry'uburinganire n'ubufatanye no gukomezanya. Ntabwo mushiki we rero yikorera, ahubwo mushiki we agenda amubwira ngo tera intambwe ngufiya, hanyuma papa ajya imbere, niwe uvugana n'abasaza, we ntabwo wabasha kuvuga hariya. Nicyo kibitera. Ikindi cya kabiri, impamvu ngendana n'uriya muhungu, mu myaka twamuhaye tumaze kumushingira umuganda we, twamubwiye ko agomba kuba indashyikirwa, agendana n'abantu bakuru kugira ngo amenye igikwiriye gukorwa iyo umuntu ari mu gitaramo cy'abantu bakuru. Nizo mpamvu zabiduteye mubyeyi, naho ubundi ntabwo twatinyuka guca umuco w'abanyarwanda. Urakoze. Maboko ye yafashe imitozo, naringize ngo mujya muyikoreza. Oya, ntabwo twabikora. Kandi iyo tuje buriya no mu muryango wawe uzaturebe, buriya hari byinshi tuza kwiga. Tuba tugira ngo ba nyirarukundo bawe badusige ku muco mwiza, hanyuma umuco wacu nuhura, noneho twubaka imiryango ikomeye cyane ishingiye mu kwemera Imana no gukomeza amahame y'umuco azira ubudahemuka y'abanyarwanda.
Nasta urakoze cyane ibisobanuro umpaye yego ndanyuzwe. murakoze. Ese ntimuzi ikigenewe? Kandi n'ubundi nari ngufitiye icyizere, niyo mpamvu nyuzwe byihuse, nuko aho duherukanira kandi turaziranye, duherukana uri imfura, uri inyangamugayo. Yego. Nari nibajije rero icyaba cyarabiguteye cyatuma umuryango gukuraho ubunyangamugayo ku buryo baguha bakuragira, bagucunga ku buryo baguha ubutumwa, ntibakugirira icyizere bakavuga ati katumuha abantu hari igihe yabutanga nabi. Oya. Usibye n'umuryango wacu, uribuka ko aho duherukaniraga ariwe wandika koporora, buriya ndamutse buriya nkoze n'ikosa, buriya urabizi ko abanyarwanda baciye umugani bakavuga ngo zitukwamwo nkuru. Ntabwo nzagutukisha rero mu gihe ngihari, ntugire n'izindi mpungenge, ntabwo nagutukisha. Kandi mu kinyarwanda cyiza, buriya wambereye intore yo ku ruhembe. Mu masomo yose rero twagiye tunyuranamo, ntabwo najya kugutsindisha ndi imbere y'abantu bangana gutya. Kirazira. Nasta kirazira. gira inka. Ndazishimiye mubyeyi mwiza n'urwuri rwo kuziragiramo. Gira abana, komeza waguke kandi ugira umuryango mugari. Ndabashimiye kandi bagura umuryango. Komeza ugirirwe icyizere kandi ukomeze ujye mbere. Murakoze. Nimunshimirire uriya muryango, nimusubiremo mushime. Ariko nkubwira ko mfite ubutumwa bw'umuryango wa Mboneko François. Uyu munsi uramutswa Nizeyimana kuko ni imfura ye. Uyu muryango urusanzwe uwuzi mu marembo iwawe, ukawumenya uguhakwaho hamwe n'umuryango wawe. Inshuro nyinshi duhakirwa umuryango wacu ngo tugwize amaboko. Icyakora abari hano batumva ikinyarwanda, duhakwayo ariko ntabwo turi abaretwa, ahubwo duhakwayo, bataza kubyitiranya. Guhakwa ku muryango wawe mubyeyi byatumye twaguka, bituma tumenya, bituma dutunga. Uyu munsi turagarutse kugukeza. Bagushimire. Mu gihembwe gitambutse twaje mu muryango wawe, turongera tuguhakwaho, tukubwira ko dukennye. Tukubwira ko tudakennye amasaka ya Nyiragikori na Nyiragahengeri. Tukubwira ko tudakennye amasaka y'amakoma n'amamera. Tukubwira kandi ko tudakennye noneho n'amasuka yo kurima, ahubwo dukennye andi maboko kugira ngo dukomere tugere ku kigero gikwiriye cy'abantu bagiriwe neza namwe n'Imana. Tukubwiye ko dukennye, uratubwira ngo uduteze amatwi. Tukubwira ko mu cyifuzo dufite mwaduha irembo. Mutubaza irembo dushaka, cyane ko umuryango wari mugari, ugira amarembo magari kandi menshi. Tukubwira ko dukennye amaboko yo kugira ngo umuryango ukomere. Hanyuma tugusaba irembo, dusaba irembo ry'umugeni, irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Hanyuma mwicaye nk'umuryango mugari aho mwari muri mutetse, mutwemerera iryo rembo. Yewe ndetse rimwe umusaza mwari kumwe aratubaza, tese muri bande?
turamubwira ngo turabakubita babangura kandi iyo dututiye dusiga dukokoye. Hanyuma tumaze kukubwira ko ari uko turi, Rembo ritwemereye dusiga ibimenyetso by'uko twagusabye irembo. Mubyeyi mwiza, burya twaratashye, umuryango ushima Imana, dukora igitaramo ngiki ngiki cyo gushimira Imana. Muri icyo gitaramo rero turimo dushimira Imana, hanyuma dutanze n'ubutumwa mwari mwaduhaye bwo kutwemera irembo. Umuryango mugari uratubwira ati none ubwo mwasabye irembo rero, dore dufite abasore b'umuryango wacu bamaze gukura. Nimugerageze hamwe mwasabye irembo mubasaba umugeni. Impamvu ubona twaje turi umuryango ungana gutya, ntabwo twaje twese, twaje uko badutumye. Twaje uyu munsi nkuko mwadutumiye mu birori, natwe turagira tuti mu musanzu wo kugira ngo twubakane amaboko turaza kubasaba umugeni. Kubw'umugisha numvise mu mihigo mufite ishimwe ry'uko abana Imana yabahaye bakuze. Mubyeyi mwiza, ngendeye kuri icyo cyonyine waretse nkongera nkakugeraho umugisha. Nje kugusaba umugeni, nsaba umugeni w'umuryango, nkagusaba umugeni mu muryango iwacu dufite abasore. Niyo mpamvu ngira ngo nimutwemerera umugeni tuzamukwe, nitumara kumukwa hanyuma muzamudushyingire. Reka nsabe wa muhungu wanjye kugira ngo nitse ntaza kumara umwanya munini, ariko nanone ntabwo navuga amagambo yo kugusaba ngo nyavugire ku kibindi natuye, ahubwo dufite iki kibindi cy'ubuki. Mu gihe mwiga ku kibazo cyacu, mubyeyi mwiza, ngo hakweho neza ubu buki, hanyuma mubwakire. Mara kubwakira, mu gihe murimo muganira kugireho umugisha. Murakoze, ndabashimiye. Mu gihe ngitegereje igisubizo cyanyu kiza mubyeyi. Namwe ntacyo genda ubuciye akabagiye tube tuganira. Yego, ntacyo waburira mu muryango wacu. barambwe ngo nta kintu twaburira mu muryango. Murakoze, ndabashimiye. Aya barimo gutarama neza rwose. Ndakwemeye, urakoze. Naringize ko ugiye kudutera umugongo. Kirazira. Nakubwiye ngo sinzagusuzuguza na hato. Niko Karame. Ndatangaye. Kandi burya umuntu atangara kubera ko ahuye n'ibimutangaza. Yego. Uzi ko ari uko nicaye hagati y'izi mfura. Uyu ni mukuru wanjye. N'uyu ni mukuru wanjye. Nuriya. Yo ni umubyeyi tuvukaho. Kuba rero narindi hagati y'izi mfura nicyo kinkomeje, ariko wari ugiye gutuma tasiyo izamuka. Imana ishimwe ko itazamutse. Ntubonye akunzwe kaza. Imana ishimwe ko itazamutse. Ndishimye nanjye. Wari unzamuriye tasiyo. Tasiyo wari uyizamuye cyane. Ariko se wenyine mushumba. Ubuzige bibitimbye ahangaha ko nta mafuku ngira mu mutima. N'ubu ndumva ngwino ko hano nangiye kuvuga ngo ukozeho, nanjye kiragera yiza kiti bi. Impamvu nyine ntago byabura iyo umuntu abigenje uko abigenje, ntago byabura. Byari kubura. Mbese na star. Karame. Wowe wadusanze mu gitaramo. Kandi nkuko wabivuze, nabanje no kuguha umurongo w'igitaramo turimo. Yego. None ku mugani wa babandi wa cya kinyarwanda cyateye,
ugiye woroseje ibyo twari turimo. Ubwo se na Stazi karame ko nakubwiye ko turi mu gitaramo cy'umuryango cyo gushima. Yego. None urananirwa kuvuga iby'amashimwe y'iwanyu ngo tuyahuze n'ay'iwacu. Hanyuma uzanyemo n'ibyo gusaba. Twebwe rero iwacu tugira ibitaramo byinshi, ariko kandi uranabizi tugira igitaramo cyo gushima. Icyo gitaramo kiba ari icy'amashimwe, uwo munsi tuba twawugeneye amashimwe. Yego. Tukagira igitaramo cyo kwereka, cyo guhuza ibyifuzo. Yego. Buri wese tukamubaza icyifuzo cye. Hanyuma tukagira n'igitaramo cy'ibyifuzo by'umuryango. Hari iby'umuryango ushobora gukemura, hari n'ibyo dushyira rugira wahanze byose byose. Hanyuma ubu rero yego nari nzi ko ugiye kudusangiza ku mashimwe, hanyuma ukahagurutsa intore mukadutaramira nk'uko nagutumiye. Yego. Nese ko nagutumiye ngo uze dufatanye ibyishimo dutarame. Nari nzi ko ugiye guhagurutsa iyo ntore ikwicaye hepfo n'izo zicaye haruguru yawe. Yego. Hanyuma zikaca umugara bariya ababyeyi bagashayaya. Yego. Tukishimira ko nawe unezererwa igitaramo cyacu. Yego. None uzanyemo n'ibyo gusaba. None se urashaka gutera ibuye rimwe? Hanyuma waretse tugakora gahunda y'umunsi twateguye. Wazakenera niba hari n'ibyo ukeneye gusaba umuryango wacu ko dufite ibyo gutanga, bukazongera bukakuzindura, ukaza kugira ibyo udusaba. Ibirori nabasanzemo nasanze ari iby'ibyishimo, kandi rwose kugusangiza ku birori by'iwacu nabyo birahari pe. Turabifite n'ikimenyimenyi. Hari ibyo nabonye uyu mujyi watwakiriyemo, wadutemuyemo twese ngo tuzajyemo nimugoroba. Uhamagara y'Iburasirazuba n'ay'Iburengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Ibyo ni iby'igihugu, kandi ngiyeyo namwe twahurirayo. N'iwacu birahari. N'ikimenyimenyi ejo iwacu iRwinkwavu tuzabihuriza hamwe dutange n'amaturo y'ishimwe. Ariko impamvu ntahereye kuri ibyo nuko wambwiye uti jya mbere iri kubanda aba ari ryo ribanguka. Hanyuma ntabwo nirengagije ko uri mu gitaramo. Nagize nti mubyeyi mwiza ninkugiraho umugisha mukampa umwanya, nti nanjye ndaza gutangamo igitekerezo. Nubwo ari ukugusaba mubyeyi mwiza, narebye mu ngingo mwari mwaduhaye mugenderaho, nsangamo harimo ishimwe ryitwa ko mufite abakuzi. Iryo rero nditsimbararaho kubera ko ryari riri mu bimbanda. Ndavuga nti hariya hari abakuze, rero natwe iwacu dusangiye ishimwe. Hari abakuzi, harimo femine zikuze, harimo na maskire zikuze. Ubwo se urumva imiryango yacu tutari buze kuza kuryoherwa kuri icyo cyifuzo natanze mubyeyi? Niyo mpamvu wambwiye uti rikubandura ibanze imbere, hanyuma rirenguranye nturiheze mu matamatama, ahubwo ritobora rigere ku rurimi. Hanyuma nanjye rero ndavuga nti ringiri reka ndibanze, irindi niriza kuza ibyerekeranye no kuvuna sambwe, ibyerekeranye no gutega amaboko nk'inyambo, n'ibyerekeranye ndetse no kubyinana n'abategarugori. Ibyo ndaza kubikurikizaho kuko byo ntabwo bingora. Najya mpagurutse umwe nti ngaho iyereke umuryango. Ariko iringiri impamvu rimbanda ni umwihariko w'umuryango mubyeyi mwiza. Turashaka ko muturema amaboko
murakoze. Uko Yesu bamuvuze niko Amashyi nanjye yanyarire. namubonye. Inkuru ni mamuwe uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru nima uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni mamuwe uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru nima uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Dore nibyo data yashakaga mukomereza aho ngaho inshuti z'Imana. ahubwo twari turimo tukwereka iwacu uko tubigenza. Yego. Utaza kugira ngo rero urataramye. Yego. Ngira ngo wabibonye. Twari turimo tukwereka utamba ku mbuga ya se ntangana n'utamba ku mbuga ya se wabo. Nanjye niyo mpamvu nifashe ukabona ko ibyano byanjye byagumyaho. Ubundi sagize ngo iyo ntaramye ntonzi se. Bwari uburyo rero erega buriya ibintu byicara bihinduka maye. Nta wamenya bose kera nari inkuza ariko nabonye warahindutse. Aho ushaka kumpindurira igitaramo se. Aya nibikaze. Ibintu twicayeho n'umuryango bikadutwara igihe. Tukaguha n'ubutumire. Ku butumire tukagushyiriraho gahunda yose. None ukaba ushaka kudeviya igitaramo cyacu. Ariko ntacyo bitwaye. Ntacyo waburira mu muryango wacu. Cyane ko turebe ko kuri ordre du jour n'icyifuzo cyawe nacyo twaza kugishyiraho. Murakoze turabashimiye. Imana ibamuhisha amashimeje cyane mufashe dushimire. Mbonye ubutumwa bugufiya bw'imfura unyoherereje. Yego. Burambwira buti uriya muryango ni imfura kandi dusanzwe dutaramana. Barambwira bati twabanza tukabumva cyane ko kuri gahunda yacu y'umunsi twari dufite hari hasigayeho ibintu nka 3. Yego. Bigomba gukorwa hano mu gitaramo. Nkuko nabikubwiye hariho gutarama. Yego. Hariho guhana amashimwe. Yego. Hariho no kuza gusingiza Uwiteka. Yego. Umuryango rero uransabye urambwira ati ko twumva Anastase azanyemo ibyo gusaba. Wareka tukabanza tukumva icyifuzo cye cyo gusaba, hanyuma tukaza gutarama. Niba tuza kubigenzura yagira icyo ahabwa mu muryango wacu. Yego. Ishimwe nawe akaza gutarama afite ishimwe. Twaza gushima ntakanure. Yego. Ngo amere nka ya hari indirimbo iri iwacu bari kuririmba ngo najyaga njya kuvumba amashimwe y'abandi ngo nkarungurukira ngo mu madirishya ngo abandi bashima. Umuryango warumbwiye ati ko turi kwinjira mu gika cy'amashimwe kandi akabazanye ibyo gusaba. Wareka tukabanza tukumva uko asaba, hanyuma yaza kugira icyo ahabwa tukaza gufatanya amashimwe. Tutaza kwinjira mu gika cy'amashimwe akarungurukira mu madirishya. Yego. Twebwe turimo dushima tunatamba. Rwose ne mubindinde mubyeyi murakoze. Harya warurimo utubwira ngo iki? Nagize nti umuryango wa Mboneko François wasabye irembo ry'umugeni mu muryango wawe mu gihembwe cyashize. Hanyuma dutaramye iwacu
twibuka yuko dufite n'amashimwe y'abakuze natwe nk'uko mubafite. Hanyuma baravuga bati mugende mudusabire umugeni wo gushyingira umuhungu wacu. Muhungu nsabire umugeni mubyeyi mwiza, ni umuhungu ugeze igihe cyo kuba yashinga umuganda kandi ntugandare. Yitwa Imana Ntirenganya Emmanuel. Niyo mpamvu jyewe rero n'iyi sibo twaje kugusaba, turagusaba umugeni dusabira umuryango ariko agazashyingirwa umuhungu wacu. Murakoze. Anasta Kara. waroshyizemo ngo urasaba ngo umugeni ngo uramusabira ngo Imana ntirenganya. Ariko noneho ngiye nabyumva kubera ko iwacu abo bahungu ntabwo tunabazi, tujya tunashyingira abahungu iwacu. Cyakora iwacu umugeni asabwa umuryango tukamushyingira umuryango. Yego, nabisobanuye. Wabisobanuye nabyumvise. Ubwo rero nari nibajije uburyo uzanyemwo bantirenganya, niba ari bantirenganya si ni amazina y'umuryango. Nabyumvise ibyo. Ni amazina y'umuryango. Ahubwo namwe mu mazina y'umuryango, namwe mu mazina y'utubyiniriro. Murakoze. Kansabe wa muhungu wanjye ahubwo azanye ikibindi. Iwacu ntitunagora niyo yaba ari amatama. Oya ntibikabeho. Nazanye y'imfura mbona ntabayikwiyeho urupfuko. Oya iyi ngiyi mpitamo rero kuzana iyi ngiyi ari yishimwe. Ye ntacyo. Ibigeze mu maboko yawe nzi neza ko Imana yaguhaye ubutware bwo kubigenza uko ushaka, kuko Imana yarabuguhaye. Iki kibindi rero mugiye murimo mu nama mubyeyi mwiza. Fiate mfungurira ubwo buki numve niba Karame mubyeyi. ubuki ko wabufunze cyane. Ubuki se ugiye gutura umutware nkawe napfa kubufunga uko bugira ibimenyetso bukagira igihe bwatunganirijwe. Viateri wawe yego. Buriya Viateri wawe n'umuhanga. Umuntu wese agira ibyo ayespecializamo. Yego. Twamwohereje ku ishuri buriya akomotse ku ishuri. Nawe urabibona ko atari uwa hafi ahangaha. Nabibonye pe. Urebye n'ubwanwa bw'uburyo butoshye nk'ubwa Buyoya. Yagize ati ngo mbubanze. Ariko rwose intero uri butere niyo ndi bwikirize. Ubwo ndanabumenyereye nubwo mu Buganza, kandi naje kumva impumuro nziza muhumura y'Imana ikwira hose n'iwacu yarahageze. Ntabwo ari ukuvuga kubera ko sindi umwenzi, ariko abenzi b'iwacu ntago bajya bashyiramo ngo urutoki barurambure baruhinira hafi. Murakoze. N'ikimenyimenyi reka nkwereke ko ubwo sinjyanirirwa nyine
mbwumve kanongere mbwumve nimubwumve mwuka byarame ko ntarumva neza kanongere mbwumve reka bwumve neza komeza rwose data we kanongere mbwumve reka nteri iyo muteye nanone reka numve kanongere numve nanone Viateur wawe akomere yewe karame nasanze ubuki ukwiriye kuwuvugiraho ijambo. murakoze murakabyara Hanyuma karame ijya mbere murakoze twishimye cyane kandi turanezerewe kubona abashyitsi nkamwe bazi gutura data. mubyeyi mwiza rero umuryango wacu nkuzanire umunani w'umuco nyarwanda hanyuma namwe ni mu nkosha nzabakwera ariko unyemerere niba unyemereye Nasta karame ndicyo waburira mu muryango wacu. Abageni wacu barahari ntubwire ikibazo. ariko murakangutse ubundi se sinsanzwe ngushyingira ntubizi. nagira ngo mbanze twamushingiye umuganda ni kwa kundi yambwiye ngo hari ukuntu ujya ubigenza iyo bigeze imbere yawe. Bagira ubwira se nawe mwazanye. Bagira ubwira oya bagira ubwira agiye kwiga yasubiye ku ishuri bagira ubwira agiye kunoza imikorere. Maze rero mubyeyi umuryango waduhaye cyozi cyogera inka kugira ngo tuzibanze imbere y'izo muzadukosha. Ntiza yonyine igira iyikurikira kandi uri umuntu w'Imana umukozi w'Imana. Ari gihe kimwe ahantu bambwiye atese kutuzaniye amasuka turashaka kudusubiza ku isuka. Ngewe rero si cyo kingenza ahubwo ndagira ngo umuco iwacu ugire kibagara kandi ukure usagambe. Ntigenda yonyine ijyana n'iyi. Ibigutera ikibazo yego twebwe tuzi iyo ariyo icyane ndabizi tuzi igisobanuro cyayo. Yego ba data na ba data wacu basogokuru na basogokuruza barazijyanye n'abamasenge nizo zabakuye waho n'abamama. Yego rwose natwe niko bimeze. Urahiye n'ubutare iravumera mwabahaye amashyi rwose ko nugiye kwikanga uzanye utubazo mu rugo rwacu ni wanjye kandi bambwiye ko burya ngo buhinduka ikibazo cyane iyo hano hantu ngo hariho kwa kantu bita question mark. Simbona se nta kariho ahubwo nagize gutya harasenye ariko impamvu bino byari biri mu nzira tuza ariko twageze imbere yawe ubu ngubu noneho uko byari bimeze gutya ubu ngubu noneho kuri twebwe bihindutse gutya bibaye vi bivuga yuko tukugireho umugisha. naringeze ngo nutubazo oya sinzazana ibibazo imbere yawe nari ari ibintu by'ibibazo. Mubyeyi mwiza rero nkuko wambwiye ngo nze kukubwira amakuru y'amashyo y'iwacu. Amashyo y'iwacu rero ziraho nazo ziravumera kandi ntago tukizijyana mu mukenke. Uburyo bwiza buvuguruye leta yaduhitiyemo dusigaye twororera mu mafamu izindi mu biraro ariko inzuri zacu n'izanyu nzi neza yuko byenda gusa kuko iyo ntaje gukopera ibyiza iwawe hari igihe mbikura ku basaza bagenzi bawe. Mubyeyi rero iki twitwaje ni igicuba kubera ko zisigaye zishokera aho ziri mu rwuri cyangwa aho ziri mu ifamu. Unyemerere iki ni igicuba nazanye uze kundebera ushinzwe abashumba bawe
ndahari azikuze ndahari urakabyara hari n'umugabo twaragiranye ndimo ndabona hari awiwawe buretse araza tuzidahiri umubyeyi tumaze kubona yuko ari ngombwa ko zigomba kuba zifite n'ikibumbiro n'igicuba biragendana ntago nazanye icyo sanzwe nkoresha mubyeyi nazanye igicuba cy'isugi ariko uyu muhungu wanjye angwa babyemeye gipfunduri tiyewe munyemama we sinzongera kwiyamadiye kuko n'amategeko burya birangana bawe burya abantu bose ntibasibye inka umubyeyi mwiza mubyeyi merere niba nkugireho umugisha ndacyagukeza ndacyaguhakwaho niba nkugireho umugisha unyemerere mu nkoshe niba mu nkoshe umunsi ko gihe naje mbyiteguye kandi niba muzankosha n'ikindi gihe ariko ndi mu maboko yanyu mubyeyi mwiza kandi amaboko ndimo umva amaboko ndimo ndayashimiye nimumfashe dushimire Imana ariko Anasta karame ntacyo waburira iwacu ariko mukuri ntago nishimye oya nimwishime mwamfuramo ntabwo nishimye kandi twasezeranye kutagira icyo duhishanya yego kuba utanzaniye abakobwa banjye abana banjye nagushyingiye ngo baze kunsuhuza ukazana abantu ntazi erega buriya ngo Imana iyo iturebye ngo iturebera mu mwana wayo yego aba bantu bose mwazanye kugira ngo mbabone ubu sindanababona usibye ko ndi kumva bavuga nkamenya ko hari abantu ariko ntabwo mbizi niba wazanye n'abantu cyakora nakomeje kumva amajwi nkakeka ko wazanye n'abantu kuba rero utazanye abakobwa banjye nagushyingiye ngo mbareberemwo abo mushobora kuba mwazanye nagira ngo mbahakirwe niba baza ukabaramutsa umbwire nabo mbazane ntabwo nakora ikosa ryo kuza nta kuzaniye abakobwa bawe ngo wongere ubaramutse ende mukobwa je nsanga ntago zapfuye ubusa naza kuramutse uribuka ko mbere yitwaga ngwino suhuze mwana uribuka ko mbere kwishura mwitaga Kibutera ariko ngubu noneho uramubona Yesu ashimwe uwa wundi bitaga Suzana nawe yarakuze nta kiri Suzana ubu ngubu ni Nyiranyamibwa ende ngwino ma twagiye tubahindurira amazina ariko tudakuyeho ayo wabizi nayo turayakomeza genda umubyeyi akuramutse wabashakiye irindi rangamimerere hariho dufite wari waragiye kwiga yari yitwaga Josiane ariko ubu twararihinduye natwe twongeraho akacu kuko natwe twarasomye tumwita Jori nguwo nawe umuramutse mubyeyi mwiza wa undi rero bitaga bebe we Imana yamugiriye neza yarakuze ntakiri kabebe ngo we yitwa Muteteri Tete Yesu ashimwe Tete uzi neza yuko hari nyirasenge wabasanganye yabaherekeje niyo mpamvu nawe yasokoje by'umwihariko ubwo ndibuze kwirirwa nkubwira amazina ye uramuzi uyu nguyu baziza Yesu ashimwe hanyuma wa undi nyina wabo bose wabanjije iwacu dore ngo uyu mubyeyi mwiza aracyatega amasunzu akamubera uraho neza mutumwe Yesu ashimwe nawe waje ndanezerewe cyane mubyeyi rero nimutera impundu yumve ko mukiri abatera mpundu ku buryo ubu ngubu amaso yanjye abonye byiza Imana ishimwe mwazanye ndababonye yego murakoze mubyeyi muryango mugari nimushimire yuko abo badushingiye tubafashe neza dore babakiriye neza numva impundu zanyu z'urwankana
ngo musuhuze banyoko wanyu na banyogosenge. ngaho nimugende mutera impundu batagira ngo hari mwageze iwanjye zirabura. Erega umuco uracicaye Burya. hejuru y'umuco. umukobwa iyo ari aho avuka naho yashatse Yego, hose ni iwabo. hose ni iwabo nukuri. Nibagende bumve n'impumeko yabo. Reka bongere bajye no mu gikari Yego, bamenye bishimire kugera iwabo. nukuri. Reka tube tuganira. Hikwije. None sana star Karame karame. ku igihugu cyacu ari kimwe kandi Imana ikaba yaraduhaye umugisha. Yego, ikatugirira neza ikaduha na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. yego. Iyo kagira inka n'abana Agahora namata mu Rwanda. nuko ibyo nibyo nashakaga kongeraho. Izina rye ntikabe kuvugwa mu gitaramo nk'iki cy'imfura. Yego, ko yazanye uburyo bwiza bubonereye abanyarwanda. Namwe bwaba bwarabagezeho bwa buryo bwagira inka ngo munaho nza guhera. buriya buryo rero nyakubahwa umubyeyi Perezida wa Repubulika yo gahorana amata mu Rwanda rwacu kandi akagira natwe bo kuyanywa. Iriya gahunda bayishyizeho n'ubundi iwacu zari zisanzwe zihari, ariko abari barasigaye Mwaraboroje. abari basigaye ahubwo twafatanyije n'umubyeyi gushyira mu bikorwa gahunda ye yashyize imbere yuko umunyarwanda wese agomba gutunga. Hanyuma rero natwe twahise tujya mu mujyo abo twari duturanye batari batunze, hanyuma nabo gira nkibageraho. Mbese agahugu iwacu ubu ngubu turatunze turatekanye, ariko iwacu tugira inka z'umukoni ziracyahari. Iriya gahunda ni gahunda nziza. Narinzi ko namwe yaba yarabagezeho muri iki gihe cya vuba cyagiye. Oya, dusanzwe dufite inka z'umukoni, iz'umushumi ba sogokuru bari basize bazigabanyije bamwe mu muryango. Hanyuma rero dufite inka zacu z'umukoni zirahari, ariko simvuze ko n'abaturanyi, ubwo se n'abaturanyi bacu hari abatarabakwiriye. Hanyuma gahunda ya guverinoma n'umukuru w'igihugu nabo barabagana, nabo barabacanira. nuko barabacanira. Ubu ngubu iwacu ni ukuri ibintu bimeze neza. Esther, Karame karame. urumva ushaka ko ngukosha gute? Ngukosha 8 kinze ngukoshe Musengo na Bihogo, ngukoshe Gaju. Urashaka ko ngukosha gute? Shuko ushaka. Uhagaze ute se? Mpagaze neza. Mpagaze neza. Tugira ibihogo bitose, tukagira inka z'inkuku, tukagira inka zikomoka ku nyambo, kuko inyambo z'umwimerere ni iz'umubyeyi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko umuntu wese ushatse gutera imbere baramuha nawe kugira ngo abashe kugira inka z'inyambo. Ariko izindi nka zose inkuku turi nazo zikomoka ku nka z'umuryango z'umukoni. Tukagira ibihogo, turazifite inyana nziza cyane zivuka ku nshongore. Izo ngizo zose izo mubyeyi mwashima, kandi izo mwashima twiteguye kuba twaziye bakwera. Anasta, Karame karame. Dusanzwe umuryango wa Vincent turabatunze. Ntabwo ndi bukuvune cyane ko inkwano si ikiguzi. Urakabyara. Ntabwo ariyo tugiye guheraho dutunga. Dusanzwe turabatunze. Yego. Nishimwe riva mu mutima ukunze. Yego. Rikajya mu mutima ushima. Amen. Genda ushakire inyana 2. Mbese unshakire Bihogo. Yego. Nigenda imbere kuko Bihogo ntigigenda yonyine. Yego. Unshakire nigenda imbere. Yego. Biraba bihagije. Jean Marie Vianney, genda uvugane. Wabwiye undi mugabo aramubwira ati ubu mbona
mfite abantu nyobora. Mm. Iyo mbwiye umwe ngo genda aragenda, Yego. nabwira undi ngo kora iki akagikora, Yego. nabwira undi ngo bikore gutya akabikora gutyo. Mm. Hanyuma ubundi Mm. umuryango wakugiriye icyizere wagira ngo ni twebwe tutakugirira icyizere? Tegeka gusa ziragera mu rwuri dukomeze dutarame, si ngombwa. Ubaze wamukumiriza inyana twazaniye amabara ateza ziri hafi n'urwuri rwawe, turaziheraho kandi zarahageze. Igihe mwabivugaga navuganaga nabo, hanyuma bambwiye ngo amakuru bayahaye Viateur ko zageze mu rwuri rwabo. Viateur, umva n'amaguru nabonye uri umugabo Imana ikunda. Nkurikije ko imfura na se bangana, ikiraro cy'iwanyu n'ikiwacu biregeranye, zahageze n'amabara. Kandi ngira ngo mwese n'ababandi mwarimo musenga mutege amatwi tuze kumva icyo umuryango watugeneye. Amasengesho ntanze itangazo ngo mwe muyahagarikiye aho. Ubu se gusaba ntibirangiye, hari ibindi uri bwongere gusaba kandi tugiye kwinjira mu gusubukura bimwe twasubitse, ubu hari ibindi wongera gusaba ntiwabisoje byo gusaba? Yewe ndacyagusaba, sinzareka no kugusaba, ntagusaba n'umwanya, nzagusaba kunsura. Umubyeyi turatuje kandi turabashimiye ko mushimye inkwano zacu. Ntegereje igisubizo cyanyu cyiza murakabyara. None se ko wadusabye ukaba duhaye n'inkwano, wadusabye turaguha. Inkwano zawe twazishimye. Yego rwose. N'ikimenyemenye cy'uko twazishimye nuko zageze mu zindi. Yego. Nta nubwo twigeze twohereza ingenza ngo zijye kuzigenza. Yego. Kuko tuzi neza ko uri uwo kwizerwa ariko utari uwiteka. Yego. Ko n'abantu burya babamo imfura. Murakoze. Kandi imfura burya niyo kwizerwa. Urayizera kuko Abanyarwanda baravuze ngo aho zisezeraniye niho zihurira. Niho zihurira. Nihatanze indi kanyagirirwa. Kanyagirirwa. None se urashaka kongera gusaba iki kandi ushatse kuvuga iki? Ni rya jambo ryawe ntegereje nta kindi, kugira ngo ningera n'umuntu duhura nze kumubwira nti dore ijambo ndarifite. Ba bana wigeze kumva uvuga ngo b'umuryango, nigeze kumvamo, ntabwo mbyibuka neza, ariko nigeze kumvamo n'ijambo rivuga ngo Imana ntirenganya. Kandi koko Imana ni inyangamugayo, ntirenganya. Numvamo n'ijambo ryitwa Manuel. Abo bose nabumvise. Yego. Wambwiye ko ari amazina y'umuryango. Yego. Ariko kandi umuryango ni abantu. Iyo bavuze ngo amazina y'abantu tuba tugira ngo tubisangize abakiri bato. Yego. Iyo bavuze ngo amazina y'umuryango ntabwo ari amazina y'ibiti. Yego. Byo mu ishyamba. Ahubwo ni amazina y'abantu. Yego. None se ayo mazina wigeze kuvuga waba wagendanye nayo? Mbaramutse. Dore ko ntarageraho kuramutswa n'abana. Yego. Natuma Jean Marie Vianney Kandebera nakubwiye yagiye isigara ibwira abaturanyi bacu yuko tuje mu muryango wawe, nakandebera kuko ntago nagendana nabo kandi nje imbere, ariko ubwo mubivuze reka bikorwe nk'itegeko ahubwo byihuse. None se na star karame abana se n'abanjye n'umuryango. None se kuki usiga abana baracyakubagana ku buryo
niyo banakubagana natwe dufite abana ntabwo dufite ikibazo cyo kubona abana bakubaganye. Kuki wiza mu gitaramo nk'iki ngiki cy'imfura ugasiga abana kandi abana bakwiriye ntabwo nabasize kubabona ntabwo nabasize ahantu mba ndi bari hano ntabwo bari hano ariko namenye ko bari inyuma kuko amakuru mbonye buno ubonye ndeba hano Jean arambwiye ati ntabwo ariko ari ngombwa ariko nongera kwirirwa mpaguruka atahubwo ati sibo irimo abo mu muryango iyi mwagendanye yahageze ati sibo yari yasigaye inyuma yakomeje nayo kuza yegera ariko yambwiye ko bari bari mu gitaramo cy'urungano ariko reka mbatumeho baze ubaramutse. Leta idukangurira gukorera mu mashyirahamwe no mu makoperative rwose ni byiza cyane urimo neza ndabona bitubiye amasengesho ariko ririya sibo mubona ntabwo ari koperative ahubwo harimo none ukabugiye nabyo nabishimye mubyeyi mwiza ese iyo babwishyiraho yakashe y'ababyeyi hanyuma rero kugira ngo ari mbi wanzana ibintu bidafite ubuziranenge nago nazanye ibidafite ubuziranenge ahubwo naje kubihesha ubuziranenge maze rero mubyeyi ntabwo ari koperative y'abasore ahubwo aba bandi ubona badafite inshyimbo ndende nasita waje kubihesha ubuziranenge imbere yawe none ko ari mushumbura haze mbwirende waje ngo tuguhe ubuziranenge ibyo uza kubona bitaba ufite buriya biri mu biganza byawe njyewe nta bubasha mfite murakoze nta bubasha mfite niyo mpamvu rero Emmanuel imbere utamuha uburenganzira ariko bariya bandi ubona bose ni abanyweri batoya bagendana nawe kubw'icyubahiro tumugomba no kubwo kwesa imihigo aho yarari bamuhaye abazajya bamuherekeza ntabwo ari abamurinze kuko hano imbere yawe dufite umutekano ni abamuherekeza ahubwo Viateur aze kunsabira bari abahungu bamukizuka iruhande hanyuma rwose Emmanuel arimo oya ntibikabeho umwana n'inkundi iwacu iyo abana twemeye ko baza bose bagomba guhabwa iminani nimuze shamuze banamenye amakuru yuko ngo ba nyina wabo baje iwawe ngo barema ibiganza ngo bataha bapfumbase menya ariyo mayeri wenda bize kugira ngo bagaruke n'imbere yawe nawe ubwoba humura ndi umubyeyi nkaso murakoze mubyeyi Yesu ashimwe mbese mujye mwiyereka Yesu ashimwe mujye mwiyereka sha Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Emmanuel kubihanganira nabo n'abana bacu ariko ndagira ngo ndagushimiye dore no twashakaga tambuka se ariko man mukwe mwiza usobanutse ufite ariko mwataza amakimeje n'impundu mwoka byarabwe zirufaya pe abasaza urabona ko bahagurukiye rimwe rwose akomana mfite amasoso meza be nuwo mukwe twashakaga akomana ndagushimiye niko mumwakire neza igarukire hino mukwe wacu nuwo Yesu ashimwe ufite umugongo mwiza ukabyara ufite misaya myiza ufite ipfupfura ingana nk'iri ryanjye sha dore n'uyu twashakaga bambe wageze iyo ugera he muheshe umukwe wacu umugisha akamana
abantu bazanye taci zanyu umufotore karasharamye ntago yafotora kuko iyo tuza none kumenya se karame rwose iruhutse nawe. reka ngugure mu gitaramo cy'imfura ubutaha nuzana umwana nk'uyu nguyu rwose umuryango usanzwe uzi yego ntukirirwe ukatakata hariya na hariya murakoze ndabashimiye mubyeyi mwiza izo mpuguro ndazaki suhuze sha genda wongere umuhobere data genda mu biganza by'umubyeyi uraho Yesu ashimwe Nasta karame mubyeyi uyu mwana se ko numva afite ikibazo ko wamuzanye kuki utamunyujije kwa muganga ukaba muzanye hano ntari buhagwe ko numva ko mukozeho nkumva musanzemo ibibazo bibiri kandi bikomeye mukozeho numva arahinda umuriro igipimo kiri hejuru aragurumira benaho none se byagenze gute bamubaze vuba aya byagenze gute aho ngaho uwo muriro afite ni igipimo cy'urukundo cyazamutse cyane nibyo akomana nuwo tuba dushaka ufite urukundo ahandi rero mu rubavu ni inkovu afitemo zikenera ababyeyi basizwe amavuta nuza kuharambika ikiganza ukahasengera ukamubwira ngo ngiye kugushakira igisubizo cyangwa nubona nk'umukobwa w'umunyamasengesho waba ari nka Mawombe Esiteri wagiye guhakirwa abantu ibwami umuhungu wacu narahita akira burundu ntazongera no nta na gato azongera kuba mubyeyi nubwo burwayi afite ariko ntabwo bene ubwo ngubwo mu muryango turabuvura ese hengamuka sha ntabwo bakubwiye ko bagiye kukuvura hengamuka uhagarara imbere ye neza utajya kwigonda nawe werekana ko warembye hagarara neza uri muramu wa mugehumura reba data neza ngaho Imana icyubahiro barebe ko utangiye koroherwa zamura amaboko ntureba mubyeyi mwiza ararambura amaboko neza be ari iwacu yajyamuraga kamwe yajya kugira gutya akabati yewe nyine abashumba n'ababyeyi ariko natwe twongeye dushimira Imana ko Manuel arimo arambura amaboko yombi mwamaye muramu wanjye ko hanyuma ngo bantunganyirize imyotso yego ndahakubita umwotso Imana ishimwe umwotso w'ineza ntutinye ndi kumwe nawe ndakuvura Imana ishimwe cyane ntugire ubwoba ntiwihebere imbere y'imfura amashyi menshi cyane muryango mugari cyane mubyeyi mwiza Anasta karame reka iyo nza kumenya ko ari uyu mwana ntabwo biba byagize reka muramu wamushakira ahantu aca akabogi yego hanyuma nuza kumva unezerewe uraza kuvuga ngo amena nuza kumva hari ikindi cyifuzo nacyo ndaza kugitega amatwi nyakire amina ica mu muryango wanyu mwakirira ituro ryo kubashimira iri turo ndarishimye kandi nkiri aha ngaha umuntu umwe ikimenyetso cy'uko nezerewe iyo nishimye ndasoma amashyi menshi cyane n'impundu kandi nanone iyo nishimye ndongera ngasoma amashyi menshi bicuro by'abatambyi nari nkeneye ko bicurama ariko nanjye nkumbuye kuramutsa abana mbese mubyeyi mwiza mufite umwana w'umukobwa yize ku kigo iwacu kandi yiyeze no kuza gusengera iwacu niba byakunda nanjye mu izina ry'umubyeyi mundamukirize Mawombi ariwe masengesho Esiteri Imana yatoranije nukuri nanjye numve ko ibicuro byashira mbonereho nanavugira uriya muhungu buriya
yahereye kare yanga dora urashaka ko Mawombe agusuhuza muramutsa ndashaka kumuramutsa dore Manuel nawe aragera gutya buri kanya naringiza ngo uragira ngo agusuhuza dore umutsi niba waregutse simbizi ari muri aya buri kanya nabwe ngo uhagarare neza imbere yawe byamunaniye ariko mubyeyi nukuri niyo muramutsa arahita yishima nawe ntago binsaba guhaguruka murakoze imvugo niyo ngero murakoze turi kumwe nta kibazo reka njye kuri iriya mvunwa Viato ndakumva niba wumvise murakoze cyane mwebwe ngaho mwigire hano muhite muhindukira murebe boss wanyu akomana urabona ukuntu ugiye hano azajya atambuka aza musuhuza uko nguko tubirebeho ngaho tambuka njya kwicara ubu nta kindi kintu kizajya gikorwa muri uyu muryango utaje ngo nawe uzajya arebe indirimbo aho ngaho noneho